Twongeye kubasuhuza inshuti zacu dukunda cyane kandi duhoza ku mutima. Ntabwo tukibafata nk'abadukurikirana gusa, ahubwo tubafata nk'umuryango wacu. Imana ibahe umugisha, tubikuye ku mutima tubasabiye umugisha. Rero twagarutse muri ya gahunda tubasangiza ibiri kudufasha, Imana ibashyize ku mutima cyangwa ku mitima yacu. Harimo ijambo ry'Imana ndetse n'indirimbo. Twatangira n'ubundi tweragiza Imana kugira ngo umwuka wayo abe hagati muri twebwe, adushoboze kubagezaho ibyo duteguriye twese. Uwiteka Mwami, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye kuri Imana ikomeye, turagushimiye kuri Imana ihambaye. Rero Mwami, duciye bugufi muri aka kanya kugira Mwami izina ryawe rishyirwe hejuru. Rero Mwami, aka kanya Mwami turakwinginze kugira Mwami icyo wateguye Mwami kugeza ku bwoko bwawe aba ari byo wumva mu izina rya Yesu. Bana natwe muri byose, tukweretse gahunda zose kugira Mwami uziyoborere n'Imana, byose no mu izina ry'Yesu byatse mbyambaje. Amen. Nk'isanzwe rero dutangira turamya tunahimbaza Imana. Uyu munsi Imana yashyize ku mitima yacu indirimbo ivuga ngo tunganira Imana. Ni indirimbo ya 388 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Tunganira Imana umudasiba, jy'uhora uyisenga kandi uyumvire, jy'ubana n'abayo, jy'ufashe intoki, ntusibe na rimwe kuyikorera. Tunganira Imana, jy'ubana nayo, nutumbira Yesu uzaba nawe. Bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Tunganira Imana ikuyobore, nuterwa n'ibyago jy'usanga Yesu. Nirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu, niwe shobuja. Tunganira Imana, tuze umutima, mu byo ukora byose wihutiraho, jya wumvira umwuka w'iz'urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Haleluya. Amen. Iyi ndirimbo ni indirimbo nziza cyane. Uyu muririmbyi yararirimbye ari mu mwuka, aravuga ngo tunganira Imana, ngo jya ubana nayo, ngo nutumbira Yesu uzaba nawe, ngo bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Ngo nutumbira Yesu uzaba nawe. Ibi nibyo dukeneye muri iyi minsi, gutumbira Yesu.
twihange amaso ku bantu, twihange amaso ku miryango, twihange amaso ku bakomeye, dutumbire Yesu, kuko nidutumbira Yesu tuzaba nkawe. Imana igomeze guhabwa icyubahiro kandi ishimwe. Sheri yakomeza atubwira uko nawe ari kubyumva twinjiza mu mwuka. Yego, iyi ndirimbo ni nziza rwose, itubwira gutunganira Imana ibihe byose. Ikindi ikatubwira ko dukwiye guhora tuyisenga, tugahora tuyiyambaza. No muri rimwe nyine yavuga ko ikintu dukeneye cyane ari ugutunganira Imana no kuyikorera, kandi tugasa nayo kuruta uko twayivuga gusa. Imana idufashe rero gusa nayo, kuko nidusa nayo n'abo tubwiriza ubutumwa bazahinduka kubera imyitwarire yacu myiza cyangwa se imbuto twera. Numva rero tutajya kure, kuko tuba dushaka gufata umwanya mutoya kugira ngo n'umuntu waba uri kudukurikira abe yafata aka kanya wenda mbere yuko ajya mu kazi cyangwa mbere yuko ajya no mu zindi gahunda, uburyo wari umwanya mutoya. Twajya muri gahunda rero cyangwa se ku ijambo ry'Imana yatumye uno munsi tuvuga tuteka twongere dusangire n'abavandimwe n'inshuti iby'Imana yadusigiye yanditse mu gitabo, mu muzingo ariwo Bibiliya. Rero uyu munsi dufite ijambo rifite intego ivuga ngo nyuma y'uko Imana ihaye umuntu wayo isezerano, ni iki gikurikiraho? Ese urihawe we aba akwiye kwitwara ate? Niyo mpamvu tugiye gusoma mu Itangiriro 37, turasoma ibintu bikeya ariko tuvuga ibijya kuba mu byishimo gakeya, ibyo bitari byinshi cyane. 3:7 turasoma ku murongo wa 6, dusome kuri 24, hanyuma tuvuga ibintu bikeya dusenge. Kuvuga ngo ni inkuru za Yosefu. 6 aravuga ngo arababwira ati, ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye ibikubita imbere. Kadusome noneho aho n'ubundi 37, ariko duse nk'abahindura urupapuro ho gato, dusome muri ku gice umurongo wa 24. Aravuga ngo baramufata bamujugunya muri rwa rwobo, kandi rwarimo ubusa, amazi yari arurimo. Mu by'ukuri iyi ni inkuru abakristo cyangwa se abatari abakristo benshi bazi, ivuga kuri Yosefu, uburyo Imana yamusanze ikamugezaho ubutumwa cyangwa se ikamuha isezerano ry'uko azaba umuntu ukomeye. Iyo rero urebye ubuzima bwakurikiyeho cyangwa se ukareba n'abandi bantu bagiye bahabwa amasezerano, natwe ubwacu ubona ko nyuma y'uko Imana ihaye umuntu wayo isezerano, hakurikiraho icyo twakwita nko gusuzumwa cyangwa se gutozwa, kugira ngo aho Imana ishaka kujyana nuhagera uzaba ufite ubushobozi bwo kuhaba kandi uhabe neza, uhitware neza. Mu ndimi z'amahanga n'ibyo twakwita nka gutozwa cyangwa se gusuzumwa, ni test na training. Imana imaze kukwisezerano ry'ikizawukorera, cyane ko bitubwira ibintu bikomeye byiza, akenshi ihita igushyira muri test cyangwa se mu kugusuzuma ngo irebe niba wa mwanya ishaka gushyiramo koko uzawugeramo ukawubamo neza. Iyo usinze rero iryo geragezwa ari naryo igutorezamo, uhita usohora mu cyo Imana yakubwiye. Iyo urebye ugasoma inkuru za Yosefu, nyuma y'uko abwiye abavandimwe be inzozi cyangwa se iby'Imana yamubwiye, ubona ko hahise hakurikiraho nyine gusuzumwa no gutozwa. Imana imucisha muri ziriya nzira zose mugiye muzi. Yahise bamujugunya mu rwobo aho dusomye. Bamaze kumujugunya mu rwobo, babona Abishimayeli, babona abantu nyine baguraga abantu, baramugurisha, aragenda abimbava kuba imbata, ajya muri gereza. Yavuye muri gereza bityo Imana yamubwiye. Mu by'ukuri namwe murabizi cyangwa se natwe turabizi, nashire wanjye arabizi, tutarahura ngo tubane. Hari igihe Imana yamubwiraga ibintu byose cyose, nawe Imana ikubwira wenda tuvuge ko yambura kwambitse, ukabona n'imyenda wari ufite barayikwibye, akakubwira ngo ndakugaburiye rwose, ukabona noneho n'ibyo waryaga na kawunga waryaga cyangwa se n'ibijumba nabyo noneho urabibuze. Biba bivuze iki? Bivuze ko nyuma y'uko Imana ikubwiye
cyangwa se guha isezerano ihita izana noneho kugusuzuma ikigeragezo no kugupima kugira ngo nuramuka ugeze no kuri wa mwanya cyangwa se ugeze muri wa mwanya mwiza yaguteguriye amasezerano umwuzuro w'amasezerano wigezemo uzamenye koroha ubane n'aboroheje bari munsi yawe wari cyangwa bari aho wari uri unabane n'abantu bakomeye bari mu rwego rwawe. Rero numva ntabwo tuvuga ibintu byinshi numva nasubikira aha ngaha bavandimwe, icyo dusabwa nk'umuntu uhawe isezerano ni uko ugomba kuba maso ukazirikana ko ukaririnda ukamenya ko uri muri ibi bihe. Uriya Yosefu yataza kuba maso muka Potifari aba yaratumye tesita ayitsindwa ntasohore mu by'Imana yamubwiye. Numva rero wenda ntabaye muremure mu magambo nasoreza aha ngaha cyangwa nasubikira aha ngaha tukazakomeza ubutaha tureba ngo ese y'Imana yamaze kugeza mu mwuzuro w'amasezerano wakora iki. Reka nawe agire ikintu gito yakongeraho niba hari icyo afite ari gutekereza dufatanya dusenge. Ndumva ibyo ngibyo ari byo biteka yateguye ko twasangira. Imana iduhana umugisha. Imana iduhana umugisha, shera Imana imuhe umugisha. Twabonye ijambo ry'Imana batwigishije ni ukuri tugomba kwegera Imana tugatunganira Imana tukayegera, kuko iyo yaguhaye isezerano hazamo inzitizi nyinshi n'ibigeragezo byinshi, ariko kugira ngo ubashe kubinyuramo neza ni ukwitwara neza ukarinda. Ubundi isezerano Imana yaguhaye urindisha icyo yakubujije. Rero tugomba kwitwara neza tukitwararika, ntuvuge ngo n'ubundi Imana yampaye iri sezerano ukajya mu busambanyi ukajya mu businzi. Oya, buriya naho abantu batakureba Imana yo ibikureba. Tugomba kwitwararika kugira ngo amasezerano yacu Imana yaduhaye atazaba amahuri. Imana igomeze kubana natwe kandi dushyigikire, tugomeze kuyegera, tuyitunganire, tuyitumbire, nta cyiza izima abagenda batunganya. Imana igomeze kutugirira neza, iduhana umugisha. Tuzagaruka ku yindi nyigisho kandi bizagenda neza. Imana iduhana umugisha. Hanyuma rero turi gusoza tunabasengera natwe twisengera. Iyo Imana iguhaye isezerano ntabwo biba bivuze ko birangiriye aho ngaho. Bavuze ngo nawe hakenewe uruhare rwawe kugira ngo isezerano risohore. Hari abantu Imana iha amasezerano bagategereza yavuga ngo mfite inzira y'Imana bikarangira atabibonye akagira ngo Imana irabeshya. Ntabwo ibeshya, ahubwo nuko pariti yawe cyangwa se uruhare rwawe wararangaye wararwishe bituma bidasohora. Niyo mpamvu nabwiye ni Yosefu yaza kurangara muka Potifari umutego yamuteza ku cyaha cy'ubusambanyi ntabwo byari gukunda. Tuzanareba n'abantu bagiye bahabwa amasezerano ntibabe maso, barimo nk'Abisirayeli n'abandi batandukanye na ba Sawuli, ariko bitewe n'uko batabaye maso ku masezerano bari barahawe n'Imana bikarangira iby'Imana yababwiye bidasohoye. Tuzabirebana n'uvuga ngo nyuma y'uko Imana iguhaye isezerano, nyuma y'uko Imana igusohoreje amasezerano bito uba ukwiye kwitwara ute mu mwuzuro w'amasezerano. Reka dusenge Imana y'umugisha, tubasengera twisengera kuko twese dukeneye ko Imana ibana natwe mu masezerano yaduhaye kugira ngo tube maso ibyo yadusezeranije byiza byose tuzabibone bizasohore. Turagushimiye Imana, dushimiye ko Imana yacu. Reka Umwuka Wera avomerere ijambo ryawe kandi rikomeze guhaza imitima yacu. Twese ari twe n'abatureba n'abadukurikira dukeneye imbaraga n'imbabazi n'ubwenge byawe. Dusengera aba bashuti bacu, umuryango wacu, ibibazo bafite byose babisengeye ngo babere igisubizo. Uburwayi, ubukene, amadeni n'ibindi byose baba bafite bibagoye ubagirire neza. Abafite amasezerano ubahe kuba amaso muri yo, yabagarire, birinde ibyo baba babwiye bagomba kwirinda, maze bazashime ubwo uzabasohoreza amasezerano. Tugushime kubanye natwe dukoresheje n'izindi gahunda ziri imbere, kandi n'abatarakizwa bose yaba ari abadukurikiye n'abatadukurikiye ubahagakiza kuza kubana natwe muri byose. Izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Turabakunda cyane. Bye bye. Imana ibahe umugisha.